Yesu ashimwe. Hari abanzi, hari n'abatanzi. Amazina yanjye nitwa Sibomana Jean Bosco. Ndi umugabo mfite umugore n'abana 4. Nkorera umurimo w'Imana mu itorero rya Mwumba muri paruwasi yacu ya Rundoyi. Ndi umuririmbyi nkaba n'umudiyakoni. Yesu abahe umugisha. Ndi hano kubera ko Imana yabantumyeho. Haleluya. Ndi hano kubera urukundo rw'Imana. Ndi hano kubera imbabazi z'Imana. Imana irashaka ko nta muntu n'umwe wazahimbuka. Irashaka ko twese tuzabona ubugingo. Niyo mpamvu ndi hano kubera urukundo rw'Imana. Ntabwo ari mwebwe mwenyine. Maze iminsi ndi gukora ivugabutumwa muri iyi paruwase. Maze gukorera mu matorero agera kuri 20 mu matorero 23 agize iyi paruwase. Bampaye intashyo barambwira ngo aho nzagera nkora umurimo nzabasuhuze. Ndetse n'iwacu Mwumba naho barambwiye ngo nzabasuhuze. Na madamu njya kuva mu rugo yambwiye ngo mbasuhuze mwakire intashyo za bene so. Ku itariki 5 z'ukwezi kwa gatatu hari saa 10 za mu gitondo nibwo Imana yavuganye nanjye irambwira ngo tega amatwi wumva amagambo ngiye kukubwira. Amena. Tega amatwi wumve amagambo ngiye kukubwira kandi wihute uyambwirire itorero. Mwese murankurikiye? Irambwira ngo tega amatwi wumve amagambo ngiye kukubwira kandi wihute uyambwirire itorero. Yambwiye amagambo akomeye. Irambwira ngo iherezo ry'abafite umubiri bose rije mu maso yanjye kubera ko isi yuzuye urugomo. Imana idufashe twese. Irongera isubiramo ngo iherezo ry'abafite umubiri bose rije mu maso yanjye kubera ko isi yuzuye urugomo. Turihuta turebe ijambo ry'Imana. Turasoma mu gitabo cy'Itangiriro. Itangiriro igice ni cya 6. Turasoma umurongo wa 3. Turataruka wa 4 dukomeze no hepfo twumva icyo Imana ivuga. Itangiriro igice cya 6 turasoma duhereye ku murongo wa 3. Wa 4 turawutaruka dukomeze hepfo. Haranditswe Uwiteka aravuga ati umwuka wanjye ntazahora aruhanya n'abantu iteka ryose kuko ari abantu b'umubiri. Nuko rero iminsi yabo izaba imyaka 120. Umurongo wa 5. Kandi Uwiteka abona yuko ingeso z'abantu zari mbi cyane mu isi kandi ko kwibwira kose imitima yabo itekereza ari kubi gusa iteka ryose. Uwiteka yicuza yuko yaremye abantu mu isi bimutera agahinda mu mutima. Uwiteka aravuga ati nzarimbura abantu naremye batsembe mu isi uhereye ku muntu n'inyamaswa n'amatungo n'ibikururuka n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere kuko nicujije yuko nabiremye. Ariko Nowa agirira umugisha ku Uwiteka. Ku murongo wa 13 Imana ibwira Nowa iti iherezo ry'abafite umubiri bose rije mu maso yanjye kuko isi yuzuye urugomo. Ku bwabo dore nzabarimburana n'isi. Nuko rero wibarize inkuge mu giti cyitwa Goferu ugabanyemo ibyumba uyihoma ubushishi imbere n'inyuma. Imana itugirire neza. Haleluya. Imana ijya kureba umuntu yari ifite umugambi mwiza. Imana idufashe twese. Imana ijya kureba umuntu yari ifite intego nziza. Ntabwo yari ifite gahunda ko umuntu azabaho mu buzima bw'ibibazo, mu buzima bw'amakuba nk'uko abantu tubayeho uyu munsi. Imana idufashe twese.
Imana yari ifite gahunda ko umuntu igiye kurema igihe cyose izajya imwitegereza bizajya birayitera umunezero, kandi mu mikorere y'uwo muntu akabaho mu buzima bunesheje Imana, yagombaga kubaho afite ishusho nk'iy'Imana. Haleluya! Ntabwo ari ukuvuga ngo yagombaga kuba ari inzobe cyangwa se ari igikara, oya, ahubwo mu bikorwa bye, muri kamere y'umuntu yagombaga kubaho ameze nk'Imana. noneho yatekereza mbese yari umuntu ugomba kubaho mu buryo bw'umwuka, none ko Imana yamwitegereza bikayitera umunezero. Mu yandi magambo, Imana yaremye umuntu ishaka kongera umunezero wayo. Ariko nk'uko ijambo ry'Imana ribitubwiye, uhereye hariya kuri uriya murongo wa 2 w'iki gice tumaze gusoma n'ubwo tutawusomye, ariko uratwereka neza uburyo abana b'Imana batangiye kujya bitegereza abana b'abantu ngo babona ni beza cyane, ngo babengukamo bamwe muri bo, ngo batangira gushyingiranwa n'abo bashaka. Imana idufashe twese. Aho ngaho habaye gusubira inyuma gukomeye, kuko abantu bahise batandukana n'Imana, Imana ikitegereza abantu aho kugira ngo ibone umunezero, ahubwo ikagira umubabaro. Imana idufashe twese. Noneho ikora ibyo yagombaga gukora kugira ngo abantu bagaruke mu murongo ukwiriye, kugira ngo abantu bagaruke mu nzira bagomba kubamo, Imana ikabona umunezero. Ikora byose yagombaga gukora, ariko abantu barakomeza bagundira ibibi byabo. Imana idufashe twese. Noneho muri uko kugundira ibibi byabo, Imana irarakara, iratangira iravuga iti, nicujije ikintu cyatumye ndema abantu nkabashyira mu isi. Imana idufashe. Nicujije ikintu cyatumye ndema abantu nkabashyiraho. Bene data, ntabwo Imana iginezezwa n'ubwinshi bw'abanyabyaha. Imana idufashe twese. Noneho Imana irareba iravuga iti, aba bantu narabigishije, nakoze ibishoboka byose ngo bagaruke mu nzira, ariko banze kunyumvira, bakomeje kunsuzugura. None abantu bari kuzabaho iteka ryose. Mu yandi magambo, ni ubuzima budafite iherezo. Imana idufashe twese. Nta rupfu rwagombaga kuba ruhari, oya, nta gusaza byagombaga kuba bihari, ariko Imana yitegereje uko abantu bakomeje kuyitera umugongo, iravuga iti, ntabwo umwuka wanjye yajya ahora aruhanya n'abantu iteka ryose, ubuzima budafite iherezo, ahubwo imyaka y'abantu ni 120. Imana idufashe twese. Imana ifata icyemezo, kuko burya Imana iteye ubwoba. Imana ni icyubahiro. Imana ntishobora kwita ku cyubahiro cy'umuntu uwo ari we wese. Imana idufashe twese. Noneho ibintu Imana yari yavuze ntabwo byagombaga gusubirwaho. Noneho abantu bakibyumva, habemo no guhonga mu maso, habe no gutekereza ikintu cyatumye Imana igambirira gutyo. Barakomeza bagundira ibizira byabo, barakomeza babikomeraho. Imana idufashe twese. Noneho Imana irareba, imbwa yahindukiriye umugaragu wayo Nowa, iramubwira ati, yewe Nowa we, ni wowe wenyine ndi kubona uri kunyubaha muri iki gihe. Abandi bose baransuzuguye, abandi bose ntibakimenya ko ndi Imana yabo. Ibibazo bimaze kuba byinshi, ahubwo none iherezo ry'abafite umubiri bose 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 rishe mu maso yanjye, kubera urugomo rumaze kuzura mu isi. Imana idufashe twese. Ariko ubundi iyo mwitegereje mubona twe tutaragwiriye, twaragwiriye cyangwa ntabwo twari twagwira? Twaragwiriye, tumaze kuba benshi cyane, aho umuntu yicara no mu rugo iwe akabona rwose tumaze kurenga umubare wakagombye kuba ukenewe.
Mana dufashe twese. Hari ibimenyetso byinshi byerekana ko tumaze kugwira. Mana dufashe. Umugabo aho asigaye yicara akareba akavuga ati iri kajugujugu nkwiriye kwagira umugore. Mwese muramburikiye. Akongera akareba akavuga ati nirepfa gakeri naho hakwiriye umugore nkunda kujyayo. Akongera akareba nirepfa kuri Gasutamo akabona hakwiriye umugore. Akongera akareba niri hakurya naho akabona hakeneye umugore. Mana dufashe. Noneho abo bagore bamaze kugera muri 5 yatekereje kubazana kubera ko ari kubona abagore baragwiriye. Mana dufashe twese. Agatangira akitegereza umugore bashakanye basezeranye imbere y'amategeko n'imbere y'Imana. Akareba akabona atakimukwiriye, akumva atakimushaka mu buzima bwe, agakora ibishoboka byose, bamwe agashaka uburyo azamwica kugira ngo aveho abone uko yisanzura. Mana dufashe twese. Agacunga nijoro mu gicuku, abana bageze mu byumba byabo, abaturage bageze mu mazu, agafata umugore mwijoza akamuniga akamwica agasaba imbabazi, habe no kugira ngo amuhe imbabazi. Ari umugore ari umudamu we basezeranye, ari umufasha we. Mana turengere twese. Akamwica ejo bakazinduka bajya gushyingura umugore wishwe n'umugabo. Icyo ni ikimenyetso cyerekana ko turi kugwira. Ikindi kimenyetso cyerekana yuko turi kugwira, uyu munsi hariho gahunda ku bagore bati tugomba kugira ubwenge. Pastor aratwigisha, ariko dukwiriye kugira ubwenge. Twagiye tujya gushaka abagabo, tukagera mu ngo, bukene nabwo bugahita buziseseramo. Ese umugabo azaba ari kwirukanka ari gushakisha ibyafasha umuryango. Mana dufashe twese. Ukabona aratashe nimugoroba ntabonye n'ibihagije umuryango we, wazamubwira ngo nakugurira igitenge. Mana dufashe. Rwa rukweto ruhagaze se nazagwambara ryari? Mana twiteho. Agatangira ati baratwigisha, turaririmba, turi abakristo, ariko tugomba no kugira ubwenge. Umuntu akigirira inshuti y'iruhande. Mana dufashe. Noneho ugasanga umugore aragenda yatemberera nk'ikajugushugu mu isoko, ukayoberwa ahantu anyuze, ukaba wamushaka ugashyiraho naburaho amafaranga ngo umubone, akaba ari intambara itoroshye. Mana dufashe twese. Yagiye mu ivene aho aricara akajya burushete ataguze, aho aricara akajya imigati n'amandazi, n'ubwo buzima babayemo ngo barashaka inshuti z'iruhande. Mana tugirire neza. Arakenera igitenge, agahamagara umugabo w'ibunaka kuko ari kubona mu nzu we harimo ubukene. Mana dufashe. Umugabo akamugurira igitenge cy'ibihumbi 20, ati umugabo n'uyu nguyu, nakuriya we nta kigenda. Akamugurira urukweto, ati umugabo n'uyu nguyu, nakuriya we nta kigenda. Agatangira akareba atari ku bundi nakora iki kugira ngo mbone uko nsabana n'izi inshuti zanjye z'aba bagabo. Bamaze kuba benshi, baranezeza, bamaze kungira umusirimu, sigaye nambara neza, sigaye nisiga neza rwose, urukweto ruhagaze ndarwambara rwose, nanjye igihe kirageze ngo nezeze aba bagabo banyitaho. Mana dufashe. Noneho akareba umugabo akabona aramubangamiye, bashakanye, basezeranye imbere y'amategeko n'imbere y'Imana. Mana dufashe twese. None akigira inama ati ngomba gushaka uburozi nkamwica. Hari n'abahaguruka bakabahindura debile, ugasanga umugabo aragenda mu nzira ntiyashobora kwipfunura umwira.
umuntu muzima. Mana dufashe twese. Ibyo ngibyo nacyo biri mu bimenyetso byerekana ko tumaze kugwira. Ikindi kimenyetso cyerekana ko tumaze kugwira, tumaze kuba benshi kandi koko turabibona. Ubwiyongere bw'abaturage buri kuzamuka cyane, natwe tukabona nyine twamaze kuba benshi. Mana dufashe twese. Umuntu akavuga ati nkwiriye kubyara abana babiri cyangwa se nkwiriye kubyara umwana umwe nkarekeraho. Mana dufashe twese. Ninde muntu wahaguruka akajya muri iyo gahunda atari uko abana bagwiriye mu rugo? Si uko abana baba bagwiriye mwa babyeyi mwe? Iyo abana baragwira, bamara kugwira umuntu agafata iyo gahunda kubera ko umubare yari akeneye umaze kuboneka. Mana dufashe twese. Aho umugore n'umugabo bafatana agatoki ku kandi, umugore yariyemeje ati nta wundi mwana nzabyara muri uru rugo, bakabijyaho inama, yajya kugira ingorane akumva aratwite kuko yafashe icyemezo ariko ntiyajya kuba iwabo. Ati mugabo we nagushije ishyano, nahuye n'ibibazo, nuko nyine byagenze gutya na gutya, bakirukanka bakajya ku kigo nderabuzima cyangwa n'ahandi. Ati turashaka kwirinda muyikuramo, inda bakayikuramo bagataha banezerewe kuko umubyeyi uvuye kubyara akikiye umwana. Icyo ni ikimenyetso cyerekana ko turi kugwira. Mana dufashe twese. Ikindi kimenyetso cyerekana ko twagwiriye, nta buvandimwe bukibaho. Cyangwa naho burahaba gwenda icyo tugitaruke dukomeze n'ibindi. Naho burahaba, nta buvandimwe bukibaho, bwararangiye. Aho umuntu avukana na mugenzi we bavukanye bakonka ibere rimwe, umwe agahaguruka agahiga undi, akumva ashaka ibyo atunze nabyo abishaka, ashaka kuzongera ku byo afite. Mana dufashe twese. Akamuhiga akirukanka agashakisha amarozi. Ngo hari n'abatekinisiye ngo b'abahanga ngo bajya bifashisha ngo bajya kureba ngo ahantu kure bateze bagatanga n'amafaranga ngo babafashe kuroga bagenzi babo bavukanye. Mana dufashe twese. Ugasanga atigize amahirwe umuryango wose wazima. Mana dufashe. Hakaba babisohoza barangiza bati umunsi bwose Imana yaranejeje, nanjye ndashima Imana, ariko n'inzu bakinze cyane. Mana dufashe twese. Ati hari Imana yakoreye nanjye sinzakibagirwa. Ugasanga umuntu yatsinye umutwe wenda kugera muri sharupante hejuru, ariko ntiyanzu bakinze cya gihe umuntu azize murumuna we cyangwa mukuru we. Mana dufashe twese. Nta buvandimwe bukibaho, byararangiye. Aho umuntu asigaye yitegereza mukuru we cyangwa murumuna we, akajya mu buriri akaryama abuze ikintu ahereza abana, nyamara we ari kurya yarangiza ibisigaye akabimena atakibuka ko bashyushya n'ibyaraye. Mana dufashe twese. Akabimena nawe akajya mu buriri akaryama abuze ikintu ahereza abana. Mana twiteho. Ukabona mwene so mwavukanye yambaye ipantaro yacitse mu kibuno, nyamara wowe uri kujya kwambara ukareba kuri portemante, ukabona amapantaro aratondekanye ukajya kwambara nk'uri gucagura mu bisekene. Ukareba mwene so ukabona byaramuyobeye, ukabaho kumuseka atari kubundi nk'uri yagira ubwenge. Mana dufashe twese. Imara burya nta muntu isi isakariye. Ukareba mugenzi wawe agatenge karamushiriyeho, wowe wagize amahirwe ushaka neza, warahora mu ntambara z'urugo, ariko habe no kumugirira imbabazi. Nta buvandimwe bukibaho. Mana dufashe twese.
ikimenyetso cyerekana ko tumaze kugwira. Mana dufashe twese. Twaragwiriye, ibyaha biragwira, biba byinshi tubyuzuza mu isi, none bigeze ku rwego Imana yumva itagikeneye gukomeza kwitegereza ibyo bintu. Byatumye itegura iherezo ry'abafite umubiri bose, none rije mu maso y'Uwiteka kubera urugomo rumaze kuzura mu isi. Mana dufashe twese. Nta mugore ucyubaha umugabo. Byararangiye. Umugabo arabwira umugore ati madamu rero ejo hari ahantu nzajya uze kumesera iriya pantaro n'iriya shati, atari ku bundi we wabyimeseye nta maboko ufite. Mana idufashe. Atari ku bundi naje kumucakara muri uru rugo maze kurambirwa induru za buri munsi, wa mugabo we wowe uri ikirema muri uru rugo, akicuza n'icyo abivugiye. Mana idufashe twese. None umugabo munyarwanda umwe navuze ngo ubuyabe yo bumaze iminsi bufatwa nk'ihame. Umugabo akabyakira mu kubyakira kwe, iyo yiriwe mu mitiri n'umunaniro wose, agataha yagera mu rugo agahita yirukanka n'ijerekani iri epfo mu kabande mu mugezi, akazana amazi akajya nk'ariya ku karubanda agafata utwambaro tw'akamesa, yamara kumesa udusigaye akajya muri dushe agakaraba, wabona mu nzira ari kugenda ati murebe umugabo umeze neza, nyamara ibintu byaramuyobeye. Ijambo ry'Imana tubwira ngo ubwami bw'Imana ntabwo ari ubw'amagambo, ubwami bw'Imana buratwaranirwa, intwarane zibugishamo imbaraga. Ntabwo ubwami bw'Imana ari ibyo twajya twirirwa turi kuririmba nta guhinduka. Mana dufashe twese. Ubwami bw'Imana ntabwo ari ibyo twajya twirirwa turi kuvuga ku minwa gusa. Uyu bwami bw'Imana ntabwo ari ubw'amagambo. Ijambo ry'Imana tubwira ngo kuko turaba Imana yaremye turemeye imirimo myiza, haleluya, muri Kristo Yesu kugira ngo tuyigenderemo. Mana dufashe twese. Umugore udaha agaciro umugabo we ntashobora kuzinjira mu bwami bw'Imana, kuko ubwami bw'Imana atari ubw'amagambo. Yarwaye birashoboka, arwaje umwana birashoboka, ariko igihe wicaye hariya uri muzima uri kumurebera ibyaba akora byose, koko Mana dufashe twese. Mana twiteho, haleluya. Nta mugabo ukimenya agaciro k'umugore, mugarure imitima tube kumwe. Nta mugabo ukimenya agaciro k'umugore. Abagabo benshi bari guta ingo zabo, ugasanga abana barandagaye mu ikaritsiye. Mana idufashe. Umugabo arakorera amafaranga akabika nk'ibihumbi 10 mu mufuka, nyamara umugore yabuze n'agafuka igikoma ko guhereza abana, akajya yirirwa arazerera muri abo bakora video hirya no hino. Abana bicaye babuze n'imbaraga zo kuhihagurutsa. Ntiyagura n'akarobo k'ifu y'igikoma ngo gashyire abo bana. Nta kugirira impuhwe abo bana bagiye kubona bakabona barahari, nta ruhare babigizemo. Mana dufashe twese. Bene data, ibyo ni ibintu Imana imaze kurambirwa guhora yitegereza. Ibyo ni ibintu bimaze kurambirana mu maso y'Imana. Mana dufashe. Byatumye itegura iherezo ry'abafite umubiri bose. Bene data, aho nta mwana ucyubaha ababyeyi. Umubyeyi arabwira umwana ati mwana wanjye ndabona amasaha agiye, reba ukuntu wajya mu gikoni utunganye, jya guteka wowe uri gutekera umugabo wawe. Mana dufashe twese. Uri kubwira umwana wawe w'umukobwa ati reba ukuntu nibura wajya mu gikoni dore amasaha aragiye, teka wowe uri gutekera umugabo wawe. Ibyo ni ibintu bimaze kurambirana mu maso y'Imana. Mana dufashe. Ubusambanyi buriho muri iki gihe bumaze kuba
ndengakamere. Mana dufashe. Ubusambanyi bumaze kurambirana mu maso y'Imana, aho abantu basigaye biyoberanya bakitwikira izina rya Kristo ibintu barabiciye. Ubwami bw'Imana ntabwo ari ubw'amagambo. Ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'Imigani 15 ku murongo wa 3 hari ijambo ritubwira, haleluya, ngo amaso y'Uwiteka aba hose yitegereza ababi n'abeza. Naho wagenda ukabikorera mu mwobo, naho wava muri aka karere ukajya mu kandi karere, ukajya gukodesha shambure muri hoteli runaka, nta muntu w'iwanyu uri kukubona, amaso y'Uwiteka aba yakubonye. Mana dufashe twese. Amaso y'Uwiteka aba yakubonye. Ubwo busambanyi Imana imaze kuburambirwa, imaze kurambirwa ubusambanyi bwo muri iri torero. Mana dufashe. Imaze kurambirwa n'ibintu birambiranye mu maso yayo. Imana imaze kurambirwa amarozi. Abarozi bakinjira mu rusengero, bakwitegereza inshuke bakumva badashaka kuzibona, bafite umujinya w'umuranduranzuzi, bakaza bati tugize amahirwe bagumiriza bari gusenga, kiriya cyane cya runaka twagihitana. Umwandu waturutse ku Uwiteka, bari kuwuhiga umunota ku wundi, ntibakiryama ntibagisinzira. Ayo marozi Imana imaze kuyarambirwa mu nzu yayo. Ibyo ni ibintu bimaze kurambirana mu maso yayo, byatumye itegura iherezo ry'abafite umubiri bose. Mana dufashe twese. Amatiku aba mu murimo w'Imana, ugasanga abantu bararirimbana ariko nta wagera mu rugo rw'undi. Mana dufashe. Atazabiwe nanjye nzabiwanjye, ariko ubundi ko nihagije. Abantu bakaririmba na dirije cyangwa dirijante, akaba atahuga ngo nyirarunaka mwicazanye na runaka, nawe ni ibintu yamaze kwakira. Ubwami bw'Imana ntabwo ari ubw'amagambo. Imana imaze kurambirwa amatiku yo mu murimo wayo. Abantu bakaza bakicarana amatiku mu murimo wayo. Abandi babaye nk'ibishyitsi mu murimo w'Imana. Umugenzi arahaguruka akata adashaka kwigerera mu ijuru, akaba asitaye ku gishyitsi, agasubirayo yirukanka, ari kurira. Hari abasitara ku ibyo bishyitsi bagapfirako, uburyo bw'umwuka bagapfa bikarangira. Imana ntabwo yabashyiriyeho kwica umurimo wayo. Mana dufashe twese. Ugasanga baravuga umurimo w'Imana hatari ku igihe baba baduteshereje umutwe, bareka twiyubakire n'ingo zacu. Ubwami bw'Imana ntabwo ari ubw'amagambo. Haranisibugisha mu imbaraga. Mana dufashe twese. Tumaze kugwiza urugomo mu isi, isi abantu turayihumanyije, isi tuyiteje akaga, kubera yuko urugomo rumaze kugwira, kubera ko urugomo rumaze kuba rwinshi cyane. Mana dufashe twese. Urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma icya mbere, turasoma duhereye ku murongo wa 26 dukomeze hepfo. Urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma igice cya mbere, turasoma duhereye ku murongo wa 26. Aranditswe ngo nicyo cyatumye Imana ibarekera kurarikira ibyonona, ndetse bigeze ubwo abagore babo bakoresha imibiri yabo uburyo bunyuranye n'ubwo yaremewe. Kandi n'abagabo nuko bareka kugirira abagore by'imibiri yabo yaremewe, bashyushywa no kurarikirana. Abagabo bagirana n'abandi bagabo ibiteye isoni,
bituma mu mibiri yabo bagarurirwa ingaruka bikwiriye kuyoba kwabo. Kandi ubwo banze kumenya Imana, nicyo cyatumye Imana ibareka ngo bagire imitima yabaye akahebwe bakora ibidakwiriye. Buzuye gukiranirwa kose no kurarikira n'igomwa, buzuye n'ishyari n'ubwicanyi n'intonganya n'ubugambanyi no gukina ku mubyimba no gusebaniza mu byongorerano. Ni abatukana, ni abanga Imana, ni abanyagasuzuguro, ni abirarira, ni abahimba ibibi, ni abatumvira ababyeyi, ni indakugwa ku izima, ni abafa mu masezerano, ni abadakunda ababo, ni intababarira. Nubwo bamenye iteka ry'Imana yuko bakora ibisaba icyo bakwiriye gupfa, uretse kubikora ubwabo gusa bashima n'abandi babikora. Imana itugirire neza. Amena. Ngo nicyo cyatumye Imana ibarekera kurarikira ibyonona, ndetse ngo bigezaho abantu b'igitsina gore basigaye bakoresha imibiri yabo uburyo bunyuranye n'ubwo Imana yari yarabaremeye. Imana dufashe twese. Twasanze twese turaba Imana yaremye turemeye imirimo myiza, ariko noneho ikibazo gihari nicyo cyatumye Imana irekera abantu kurarikira ibyonona babaho uko babayeho. Noneho urwego ibintu bigezeho, Imana dufashe twese, urwego ibintu bigezeho, abagore cyangwa abantu b'igitsina gore barimo barakoresha imibiri yabo uburyo bunyuranye n'ubwo Imana yabaremeye. Imana dufashe twese. Kandi abagabo nabo bazamukanye urugomo, bigeraho abantu b'igitsina gabo basigaye bari gushyushywa no kurarikirana. Abantu bakoze ubusambanyi, aho bigeze bamaze guhararuka ubusambanyi bw'abantu badahuje. Noneho bigeze ku rwego umuntu w'umugabo ari gusambana n'undi mugabo, umusore agasambana n'undi musore, mukobwa akajya gusambana n'undi mukobwa, mugore n'undi mugore bakajya gusambana. Ibintu bimaze kuba gahumamunwa. Urwego bigezeho ntabwo Imana igishoboye kwihanganira gukomeza kwitegereza ibyo bintu. Imana dufashe twese. Tuzirikane ko ari byo byarimbuye Sodomu n'i Gomora, ngo ubwo butaka ko baregaga Sodomu n'i Gomora bwazamutse kukagera imbere y'Imana. Uwiteka ati nanjye ngiye kureba ko ibiri kuregwa hariya hantu kuko ariko bikorwa. Imana yohereza abamarayika babiri bageze kwa Loti. Loti aba yababonye bashyira mu nzu ye. Mu kubashyira mu nzu ye, ba bandi bamenyeye ubusambanyi, abagabo n'abasore barahuruduka bati tubonye hano iwabo hinjiye abagabo, basohore tujyamane nabo. Loti arababwira ati hano mu nzu ufitemo abakobwa babiri, ntabwo bigeze bajyamana n'abagabo, mureke mbasohore mubagirire ibyo mushaka byose, ariko abo bashyitsi mwe kugira icyo mubatwara. Baramukangamira cyane ati iki kigabura abo bakobwa bawe ntabwo dushaka, turashaka aba bagabo binjiye hano. None abamarayika barimo bumva, kubera ko Loti yari n'umwimukira nta n'ijambo yari afite, ariko urugi abamarayika bareba intambara yasutamye atari ku rugi. Noneho bamubwira bati kingura abo bagabo binjire. Barinjira barabarindagiza, bayoberwa ibyo barimo, bazamukana inkuru y'impamo kubiri ku Sodomu n'i Gomora kuko ariko bikorwa. Uwiteka bati ibintu sinabyihanganira, ibyo bimutera kumanura amazuku n'umuriro, aratwika hose ararangiza, harokoka Loti n'abakobwa be babiri gusa. Imana dufashe twese. Ubusambanyi buriho muri iki gihe, ubusambanyi bw'abakobwa n'abagabo, abasore, ababyeyi, abantu bose ntibakimenya icyiciro cyabo, ntibakimenya icyo Imana yabaremeye. Ibyo bintu ntabwo Imana yakomeza kubyitegereza bimeze gutyo. Imana dufashe twese. Noneho rero hano ku murongo wa 29 ngo buzuye gukiranirwa kose, buzuye n'ishyari n'ubwicanyi n'intonganya n'ubugambanyi, ngo no kurarikira no
dufashe. Ninde kugwa kwizima n'abapfa mu masezerano n'abadakunda babona intababarira ngo ariko nubwo bamenye iteka ry'Imana. Haleluya! Yuko bakora ibisaba icyo bakwiriye gupfa uretse kubikora ubwabo gusa bashima n'abandi babikora. Imana dufashe twese. Imana irababaye ifite agahinda kenshi kubera ibyaha byuzuye mu mitima y'abantu atari cyo yabaremeye. Imana idufashe. Gira aho ngaho Imana yageretse amashyamba, nabonaga ari amashyamba ya kimeza. Nabonye iri shyamba rya Gishwati, mbona ririya shyamba rya Mukura ririya hakurya yo mu Muyira, ryo bamwe muri mwe murarizi. Mbona ishyamba rya Nyungwe riri mu majyepfo, ndongera mbona ririya shyamba ry'ikirunga cya Karisimbi. Nabonaga ari amashyamba yuzuyemo inyamaswa. Mwese murangurikiye. Nabonaga ari amashyamba yuzuyemo inyamaswa zari zirimo kubyigana kuko ntizari zigishoboye kubonamo ibyo kurya byo kuzitunga. Imana idufashe. Kandi ntabwo zari zigikwiwe muri ayo mashyamba. Burya bene data kujya tugira abayobozi n'inyamaswa zigira abayobozi. Imana idufashe. Najyaga numva bavuga ngo intare ni umwami w'ishyamba, ubwo se ntibiyoboye izindi nyamaswa. Imana idufashe twese. Abaragiye inka murabizi ko hari inka washoboraga gushorera mbere y'izindi zikakwirukaho, ariko hari n'izindi washoboraga gushorera izindi zikaguma zikijyamira. Imana idufashe twese. Burya mu byiciro byose uko ubwenge bw'amatungo buba bungana nazo ziba zifite umuyobozi. Zari zarahawe kondisiyo ko nta nyamaswa n'imwe igomba gusohoka mu ishyamba idahawe uburenganzira. Inyamaswa yajya gusohoka ikibuka yuko ifite amabwiriza ko itagomba gusohoka mu ishyamba nta burenganzira. Nagiye kubona mbona umuyobozi wazo avugisha ifirimbi kuko ari amasezerano yari afitanye n'izo nyamaswa. Mwese murakurikiye. Akivuza ifirimbi nagiye kubona mbona inyamaswa zose zise zisohoka muri ya mashyamba. Imana idufashe. Zigisohoka muri ya mashyamba, umuntu wese yari ahangayikishijwe n'uko izo nyamaswa zasohotse muri ayo mashyamba. Uwo ari we wese yari ahangayitse kuko nabonaga nta hantu na hamwe izo nyamaswa zitageze. Imana idufashe twese. Izo nyamaswa zaragendaga zagera aho abantu bahinze nkabona zirunamye zirarishije. Mwese murakurikiye. Zikagenda zagera aho abantu baziritse intama n'ihene nkabona zihise zirirako. Imana idufashe. Zikagenda zagera aho abantu baragiye inka cyangwa se hari inka nkabona zihise zirirako. Imana idufashe. Zikagenda zagera aho abantu bari nkabona zihise zicoshomerera ko zirariye. Imana idufashe. Zageraga ahantu hakinze cyane nkabona urugi rubaye nk'urwikinguye. Imana iturengere. Murabyibuka cya gihe Farawo yanga kurekura ubwoko bw'Imana, Imana ikamuteza ibyago. Mu byago yamuteshemo n'inzige. Inzige zirahaguruka zona igihugu ziragihungabanya. Imana idufashe twese. Imana ifite ububasha n'ubushobozi. Imana ifite imbaraga
kandi akankorera. Mana dufashe twese. Noneho rero umuntu wese aho yarari yarahangayitse kubera izo nyamaswa zasohotse mu ishyamba. Abantu bigeze baturana n'amashyamba nibo babizi inyamaswa zasohotse mu ishyamba. Hari abari barabuze amahoro mu rugo rwabo, Imana ibagirira neza ibaha amahoro, muraryama mugasinzira. Ibintu Imana itabakoreye ni ibiki? Ibintu Imana itakoze ni ibiki? Kubera ko iyo bakoreye byose bishoboka mugakomeza mukayisuzugura, mugakomeza mukayitera umugongo, nyamara ntimukamenye ko hari uruzitiro yari yarashyizeho. Urwo ruzitiro nirwo rutumye tubayeho gutya tubayeho. Mana dufashe. Ijambo ry'Imana tubwira ngo twibuke iminsi ya kera. Mwibutse iminsi ya kera, ntihari igihe mwigeze muhiga imihigo mukabwira Imana muti Mana tuzagukorera kugeza ku gupfa. Murabyibuka mwese? Abari kubyibuka ntibagire gutya. Ya mihigo mwahize mukabwira Imana muti Mana nitubona iki cyumweru gishize tukabona tugeze mu kindi, umuryango wacu nta kibazo, Mana tuzagukorera kugeza ku gupfa. None baravuga umurimo w'Imana mugenda nkaho mwahagurukanye abayobozi bayo. Mana dufashe twese. Baravuga umurimo w'Imana mumaze kurambirwa, mbese igihe mwasinyanye n'Imana, amasezerano mwagiranye n'Imana, niba mwarayibwiye ngo muzayikorera kugeza ku gupfa, mumaze kurambirwa kubaho. Niyo mpamvu abantu batangiye kumera nk'abigumura ku Mana bakihenura bakigendera. Mana dufashe twese. Murabona imyaka yanyu yararambiranye cyane, niyo mpamvu ko mwabwiye Imana ko muzayikorera kugeza ku gupfa. Imyaka yanyu yararambiranye, niyo mpamvu mucobwe mukaba mucitse intege. Mana dufashe twese. Nyamara bibaye byiza mwamenya ko hari uruzitiro rugihari, ariko kubera ko ibyaha bigwiriye Imana ikaba imaze kurambirwa guhora ibyitegereza, abantu babyishushanyamo babyiyoberanyamo. Nicyo kigiye gutuma Imana ikuraho uruzitiro. Uruzitiro nimara kuvaho inyamaswa zizinjira mu rutoke, nizinjira mu rutoke zizarwona, nizimara kona zizanyukanyuka. Kandi aho kugira ngo urutoke rushibuke rwera indibu, Imana yabona rwameze nk'ibifatangwe n'amahwa bikagira inzira. Mana dufashe. Bene data, umuntu wese nagarukira aho ageze. Imana ni inyarukundo, Imana ni inyembabazi. Mana dufashe. Ijambo ry'Imana hariya mu gitabo cy'umuhanuzi Sefaniya, igice ni icya mbere ku murongo wawo w'8. Sefaniya igice cya mbere ku murongo wawo w'8 turasanga ijambo ry'Imana ritubwira ngo ku munsi w'igitambo cy'Uwiteka nzahana ibikomangoma n'abana b'umwami ngo n'abambaye imyambaro y'abanyamahanga. Mana dufashe. Ku munsi w'igitambo cy'Uwiteka, umunsi Uwiteka azahagurukaho, umunsi Uwiteka azabahagurutse kubonana n'izo nkozi z'ibibi, kubonana n'abo
banesheje shebuja. Mana tugirire neza. Ibyo bikomangoma byasuzuguye shebuja bagakomeza bakigaragura mu byaha. Imana ntabwo yita ku cyubahiro cy'umuntu wese. Mana idufashe. Imana ntabwo inezezwa n'ubwinshi bw'abanyabyaha. Ntabwo Imana inejejwe n'ubwinshi bw'abasambanyi. Ntabwo Imana inejejwe n'ubwinshi bw'abarozi. Ntabwo Imana inejejwe n'amatiku abantu bahora bahanganye nayo. Ariko ubundi muri mwebwe intambara ziva hehe? Mana dufashe twese. Abantu bakiyoberanya bakigira abatagatifu, ariko yagira hariya hanze atagakiza nawe agashyize hasi manze mbonane nawe ati ndamwereka uwondiwe. Ibyo ni ibintu bimaze kurambirana mu maso y'Imana. Iyo myambaro y'abanyamahanga mukristo agenda akambara yagera iyo hanze, yagera mu isoko ukibaza uyu muntu yigeze kumenya Imana n'umunsi n'umwe. Mana dufashe twese. Ugasanga abandi bari kujya gushakisha ubutunzi bakoresheje uburiganya, ukibaza niba barigeze kumenya Imana. Iyo myambaro y'abanyamahanga mwa bakristo mwe mugenda mukambarira iyo hanze, mukirirwa mutukisha izina rya Kristo. Imana imaze kurambirwa guhora ibyitegereza. Iyo myambaro y'abanyamahanga baririmbyi bagenda bakambara, bakirirwa bari guhemukira bagenzi babo. Iyo myambaro y'abanyamahanga umudiyakoni adatinya kwambara. Umudiyakoni adahangara akambara umwambaro w'abanyamahanga ageze iyo hanze. Ko tugomba kugira ubwenge. Tugomba kugira ubwenge, ariko ikibazo ni uko tumaze kurenza n'ubwenge bukenewe. Ubwenge bukwiriye. Mana dufashe twese. Bene data ijambo ry'Imana hariya Yobu 36. Yobu 36 ku murongo wa 11 ndetse n'uwa 12. Yobu 36 ku murongo wa 11 ndetse n'uwa 12. Niho hari ijambo ritubwira ngo niba yumvira bakayikorera bazamara iminsi yabo baguwe neza. Haleluya! N'imyaka yabo bashobora kuzayimara mu byishimo. Mana tugirire neza. Nimwumvira Imana mukayikorera nta buryarya burimo. Wahura na mugenzi wawe ukamubwira ngo Yesu ashimwe no ku mutima iriho. Abantu basigaye bahura umuntu akakubwira ngo Yesu ashimwe, ariko ni ku munwa gusa, ku mutima yakurya akakumara. Mana dufashe. Ariko ibyo bintu nimubikura muri mwebwe mukayikorera mubikuye ku mutima, uburyarya bukavaho, mukagarukira Imana, mushobora kuzamara iminsi yo kubaho kwanyu muguwe neza. N'imyaka muzarama mukayimara mu byishimo. Ariko nimwibesha mugakomeza mugasuzugura Imana, mugakomeza mukagenda uko mwiboneye, muzarimbuzwa inkota kandi abenshi bazapfa nta bwenge bafite. Ijambo ry'Imana ratubwira ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge. Iyo umuntu apfuye apfiriye mu byaha aba apfuye nk'utagira ubwenge. Mana dufashe twese. Bibaye byiza twakumvira Imana tukayikorera, tuguwe neza, tukamara imyaka yacu yo kubaho tuguwe neza. Ijambo ry'Imana Yesaya niwe wahanuye ngo nimwemera mukumvira
uzagira ibyiza byo mu gihugu. Mana dufashe twese. Dusome ijambo ry'Imana, Zaburi 34 umurongo wa 16 ndetse na 17. Turasanga ijambo ry'Imana ritubwira ngo amaso y'Uwiteka ari ku bakiranutsi n'amatwi ari ku gutaka kwabo, ariko igitsura cy'Uwiteka kiri ku bantu bari gukora ibyaha kugira ngo amareho kwibukwa kwabo mu isi. Mana tugirire neza. Amaso y'Uwiteka ari ku mubyeyi uri kubaha Imana. Amaso y'Uwiteka ari ku mubyeyi abandi bari kwiyandarika agahesha Imana icyubahiro. Amaso y'Uwiteka ari ku mugabo abandi bari kujya gusambana wakubaha Imana. Amaso y'Uwiteka ari ku musore n'umukobwa bari kunezeza Imana mu gihe nk'iki ngiki, abandi bari kurara mu mihanda. Zagera saa 3 z'ijoro ukabona umukobwa waraje gutuyeho urugi. Mana dufashe twese. Ukaba utakwibesha ati besha uvuga mujyane hahandi. Mana dufashe twese. Bene data, amaso y'Uwiteka ari ku musore n'umukobwa uri kubaha Imana, uri kugendana n'Imana, kandi n'amatwi ari ku gutaka kwabo. Mana dufashe. Ariko igitsura cy'Uwiteka kiri ku bantu bari kwiyobanya bakiyandagaza bakajya gukora ibyaha. Abo bantu Uwiteka muri iyi minsi ari kubareba igitsure, kandi muri uko kubareba igitsure arashaka kumaraho kwibukwa kw'izo nkozi z'ibibi mu isi yose. Mana dufashe. Uwiteka ntabwo agikeneye gukomeza kwitegereza inkozi z'ibibi. Mana dufashe. Ijambo ry'Imana hariya mu gitabo cya Yobu n'ubundi igice ni cya 30 na kode cya 8 ku murongo wa 20. Yobu igice ni cya 8 ku murongo wa 20 niho dusanga ijambo ry'Imana ritubwira ngo dore Imana ntizata umuntu w'intungane kandi ntizaramira inkozi z'ibibi. Mana dufashe twese. Imana ntishobora gutuma umuntu ufite umutima utunganye. Haleluya. Muri nzara ngo nawe urazi ibyago byinshi ngewe ndamahoro. Haleluya. Yesu ni umukiza wanjye, ngewe ndamahoro. Ntabwo ibyago byaturuka hirya no hino, ariko nzi neza yuko Yesu ari umukiza wanjye. Mana itugirire neza. Imana ntabwo ishobora gutuma umuntu ufite umutima utunganye mu byago by'abanyabyaha, mu makuba y'abanyabyaha, amakuba yibutse impande zose, ibyago byinshi bikaza. Uwubaha Uwiteka we aba afite ubwihisho. Haleluya. Aba afite ahantu yegamiye. Muri nzara ngo nisunze umukiza ukomeye. Haleluya. Kubera ko abandi bagiye gusambana kubaha Imana, kubera ko abandi bagiye kugura amarozi bakihambira mu murimo w'Imana, kubera ko inzara yamuriye akubaha Imana, kubera ko yambaye ubusa bakamuseka akarwana intambara yo kubaha Imana, kubera ko bamwise umurozi ntacike intege mu murimo w'Imana kandi atazi n'umuti w'inzoka. Mana dufashe twese. Haleluya. Dore Imana ntishobora gutuma umuntu agifite umutima utunganye mu gihe kuramira inkozi z'ibibi. Ntabwo Imana yabikora. Mana dufashe twese. Ijambo ry'Imana hariya Zaburi igice cya 91 uhereye ku murongo wa 14. Zaburi 91 ku murongo wa 14 turasanga ijambo ry'Imana ritubwira ngo kuko yabunza akaramata nicyo nzamukiriza. Haleluya.
icyo ni Imana izagukiriza. Haleluya! Imana izagukiriza, bizayitera kukurokora imikaka ya ziriya nyamaswa zizaba zinjiye mu rutoki. Imana idufashe twese. Zizaba zinjiye mu rutoki Uwiteka yakuyeho uruzitiro. Imana idufashe. Zizaba zigiye kona urutoki, zigiye no kunyukanyuka, ariko kubera ko wakunze Imana karamata. Haleluya! Icyo ni Imana izarebaho, biyitere kugukiza imikaka y'izo nyamaswa. Imana idufashe twese. Haleluya! Izabana nawe mu makuba no mu byago. Izagukiza iguhe icyunamire, kuguha icyubahiro. Izaguhasa uburame kandi izakwereka agakiza kayo. Ariko kubera ko wayikunze akaramata. Imana idufashe twese. Imana irambwira ngo igiye gucyura umugeni. Amen. Amen. Imana irambwira ngo igiye gucyura umugeni. Dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'ibyashiriwe Yohana, igice ni cya 19, umurongo wawo wa 7. Byashiriwe Yohana, igice cyaho cya 19 ku murongo wawo wa 7. Turasanga ijambo ry'Imana ritubwira ngo tunezerwe, twishime, tuyihimbaze, kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye, umugeni wakaba yiteguye. Imana idufashe twese. Tunezerwe, twishime, tuyihimbaze, bwa bukwe duhora turirimba. Imana idufashe. Bwa bukwe duhora tuvuga, wa mugeni wa Kristo yameneye amaraso. Igihe kirageze, Imana igiye gucyura umugeni. Imana igiye gucyura uwo mugeni. Tunezerwe, twishime, ibyo bidutera guhimbaza Imana. Haleluya! Bidutera umunezero, kuko ubukwe bw'umwana w'intama burasohoye. Ikinejeje ni uko umugeni we yiteguye, kandi uwo mugeni wahawe kwambara umwenda w'igitare mwiza uri kurabagirana, kandi uwo mwenda ni imirimo yo gukiranuka y'abera. Imana itugirire neza. Haleluya! 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 Umugeni aratashye. Umugeni aratashye, igihe kirageze. Inyamaswa nizisohoka mu ishyamba, umugeni azataha. Imana idufashe. Inyamaswa nizisohoka, umugeni azataha, kandi igihe kirageze. Umugeni ari kwirimbisha, ariteguye. Imana idufashe. Ariko ndi kujya numva Imana imbwira ngo ikibabaje kiteye agahinda ni uko benshi muri mwebwe nk'abageni bahuze. Uri kubyumva? Benshi mu bageni bagiye gutaha barahuze. Bene data, iby'isi bimaze kutwibagiza iby'ijuru. Imana idufashe. Abageni bari kujya gushaka ubutunzi banyuze mu nzira z'uburiganya, nyamara bakagombye kwitegura umwambaro bagiye kugenda bambaye. Imana idufashe twese. Umugeni, umushonji ari kugera iwe, ati rwose inzara iranyishe, atari kubundi mwagiye mujya gukora, ko ndi kubona ufite amaboko wagiye ujya gukora nk'abandi. Ariko ubundi iyo mwitegereje mubona gusaba bitavuna. Mubona bitavuna. Guhaguruka
ku mwana ukaba ati ngiye mu rugo kwa runaka ngiye gusaba. Ibyo bintu birakomeye. Mana dufashe twese. Nutabonaga ko bikomeye abibone ko bikomeye. Mana dufashe. Ugatangira ukamutoteza akicuza n'ikintu gitumye yinjira muri urwo rugo, ariko wakaranze kure nk'umunyabwenge, nk'umugeni witeguye, wamuhaye agasahani k'ibirayi nawe akajya kurarira ijoro rimwe, nawe ukabona umwambaro ugiye kugenda wambaye, ntugende wambaye ubusa. Mana dufashe twese. Urabona mugenzi wawe yambaye ubusa, aho kumugirira imbabazi ugatangira ukabaho kujya wirirwa uri kumuseka, akaba igitambo mu ikaritsiye mutuyemo. Mana dufashe twese. Ati noneho kangira runaka kashobotse, ati warenze ko bwa bwana bwa noneho bwiriwe buri gutoragura imbuto mu njumbure ya runakara, nyamara mu rugo iwawe hari ibyo kurya, nuko nyine ukabaho kujya wirirwa utaramanye mugenzi wawe, nyamara wagasobanukiwe neza ko, haleluya, wakaranze kure nk'umunyabwenge, wakagombye kumenya ko iyo ngiyo ari imyambaro y'umugeni, uhaye abo bana ibyo kurya, waba ubonye umwambaro ugiye gukina. Yorodani turimo tugiye kuyambuka, kandi Kristo yiteguye umugeni nk'umukwe wamenye amaraso. Mana dufashe twese. Ariko ababyeyi barahuze ngo runaka n'amagambo yapfuze ati tuzahurira ikuzimu. Mana dufashe twese. Cyakora ko kumugani ni ikuzimu. Mana dufashe. Ubwami bw'Imana ntagaruka amagambo. Mumenye ko ubwami bw'Imana noneho ibyo duhora turirimba bivuye mu magambo, igihe kirageze ngo bijye mu bikorwa. Ubwami bw'Imana tugiye kubwinjiramo. Mana tugirire neza. Abari gukora ibyo gukiranuka, hari abiteguye. Mana dufashe. Hari abegera ishyamba baribona, bakabona ko n'inyamaswa ziri kujya gusohoka, bakabona ko ririmo inyamaswa. Ubwami bw'Imana buratwegereye, buratwegereye mu bakristo mwe. Muri iyi si ntabwo ari iwacu, nimureke tuzinukwe iyi si. Twakwikorera n'abazayi b'amakaramata, iyi si tuyizinukwe dutumbire ubwami bw'Imana, dushishoze tumenye neza aho turi kugana hariho. Mana dufashe twese. Tugiye gusenga Imana. Turasozereza ku ijambo dusanga mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, byakozwe n'intumwa igice cya 3 ku murongo wa 19. Byakozwe n'intumwa igice cya 3 ku murongo wa 19. Turasanga ijambo ry'Imana ritubwira ngo nuko mwihane muhindukire, ibyaha byanyu bihanagurwe. Imana itugirire neza. Haleluya. Ababyeyi mwihane muhindukirire Imana. Abagabo mwihane bafiye bari barahindukiriye Satani. Abasore n'abakobwa bahindukire bagaruke. Mana idufashe. Nibahindukire bose bose. None bamara guhindukirira Imana, ibyaha byabo babyihanye bibone guhanagurwa mu maso y'Imana. Abari kumva ibyaha byabo byahanagurwa mu maso y'Imana, nibahaguruke dusenge Imana. Abari kumva ibyaha byabo byahanagurwa, bahaguruke dusenge Imana. Gerageza
cyumboneza mana kugwe hose mwami n'umuriro nigushaka nyir'ibyaha birimburwe hari kugira umuntu ubonana n'umutima we, hari kugira umuntu ugimaga n'umutima we. Igihe Imana yakiniye n'abantu kirahagije, igihe Imana yabwiriye abantu bagakomeza kugundira ibizira byabo kirahagije. Aho bigeze noneho byatumye itegura iherezo ry'abafite umubiri bose rikaba rije mu maso y'Uwiteka. Ese kugiye gucyura umugeni, ese witegereje uri kwigenzura ukabona uri umugeni ukwiriye gusanganirizwa Kristo n'imvugo zawe. Ese abana bawe bagutangira ubuhamya ko ukwiriye kwinjira mu bwami bw'Imana. Umugabo wawe yagutangira ubuhamya ko ukwiriye kwinjira mu bwami bw'Imana. Umudamu wawe yagutangira ubuhamya ko ukwiriye kubyinjiramo. Abaturanyi bawe, umutima wawe uri kukwemeza ko ukwiriye kwinjira mu bwami bw'Imana. Mana itugirire neza. Ubwami bw'Imana buratwegereye cyane kuruta igihe twizereye. Munyarwanda niwe waciye umugani ngo yaterewe hejuru buri wese asamaye. Reka dusabe umubyeyi wacu umushumba yegere hino adufashe kwinginga Imana kugira ngo abantu Imana bakureho urubanza rw'ibyaha. Uko umuntu wese yagaragaye mu maso y'Imana, Imana imugirira imbabazi. Nibiba ngombwa tukarangiza urugendo rwacu tuzagira iherezo ryiza, kandi nibiba ngombwa Imana ikabona ikitwongereye kurama, izatwongerere kurama iri kutubonamo umumaro w'ejo hazaza. Haleluya! Iri kutubonamo umumaro w'igihe kizaza. Naho ubwinshi bw'abanyabyaha ibyo ntacyo bibwiye Imana. Imana idufashe twese, kandi Imana ibambike imbaraga, ntihazagire umuntu n'umwe usubira mu byo yihaniye imbere yayo. Imana ibahe umugisha. Mana Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe kandi ubwami bwawe buhoreho. Igitondo cy'uyu munsi tugushimiye ko wateranye natwe, kandi watubwiye ko icyo waduteranirije ari kugira ngo uzibure amatwi yacu kugira ngo twumve ibyigisho. Kandi abamaze kumva ibyigisho nibabyumvira bakazamara imyaka yabo mu mahoro n'iminsi bakirangiza baguwe neza. Mana rero twumvise ijambo ryawe, ibyigisho waduteguriye, utwibukije ko urambiwe kubera ko Mwami Mana Data wa twese ibyaha by'abantu byagwiriye kandi bikaza imbere yawe bigatuma utekereza ku iherezo ry'ibifite umubiri byose. Twamaze kumva ko witegereje usanga nyuma yo kugwira kw'ibyo byaha hari inyamaswa yitegura kurekurira kugira ngo ziribature Mwami Mana Data urutoki wari bashyiriyeho kugira ngo rwere imbuto ariko rukera indibu. Mwami kubw'inzabibu zabo zakaboneka indibu, usanga urwo rutoki rukwiriye kuribatwa no kurandurwa no kudahingirwa no gusengerwaho uruzitiro. Ariko nyuma y'ibyo byose kandi biteguye gucyura umugeni, kandi ubwo biteguye gucyura umugeni abagukunze akaramata bakanga ibyaha bagakora ibyo gukiranuka, abo nibo uzahazura ko bumviye ibyigisho byawe, kandi ngo bazakwambaza nawe witabe. Mwami uzarambura ukuboko kwawe kuri bo, uzabakiza ubahe icyubahiro kandi uzabereka agakiza kawe muri ubwo bwami. Mana rero abantu bawe bumvise amagambo yose, kandi nyuma yo kumva bafashe icyemezo, umuntu wese ahagurukira imbere yawe. Duhagaze turi imbere yawe duciye bugufi umugabane ungana gutya, umuntu wese yibonyemo ibigawa, kandi ahagurukijwe no guca bugufi kugira ngo mubabarire. Imitima yose n'imbabazi turayisengeye, turingize cyane kugira ngo Mwami buri umwe wese usemewe gukiranirwa kwe, buri umwe wese usemewe gusubira inyuma kwe,
buri umwe wese Mana umutima uziruka ibyaha kugira ngo iminsi ye guhemburwa ibone ukwiza kandi niyamara guhemburwa ababaye icyaremwe gishya ibya kera bimaze kwibagirana turasenze kugira ngo wemure imitima y'ubwoko bwawe kandi iteraniro ryose urifashe wumvise wese bushoboze kumvira kandi Mana Data ubugingo bwacu bute butakiri ubwo kwibuka ahubwo bubwo gukira kuko bwakiriye neza ijambo ryawe umuntu wese umwe guhunga umujinya uzatera kandi Data mwiza umuntu wese umwe guhimbarira ko izina rye ryandikwa ku gitabo cy'ubugingo nuko reka amahoro yawe Mana Mwuka wera bigwire mu iteraniro kandi ibonekere umuntu wese uraha izina rya Yesu akubereho kumvira ngo byanditswe ngo ukumvira wese azaba amahoro agendeze kandi atikanga ikibi urakoze nyagora ku ngoma urakoze kugirira neza abantu bawe umugisha utugerera ijambo ryawe wumve umuhamagara akatugeza hibi umugisha wabyumvise bakabyakira kandi umugisha bashyize mu bikorwa ibyo bumvise Mana Data wa twese kugira ngo n'ubundi nabo bazamara iminsi yabo baguwe neza n'imyaka bazayirangize mu mahoro urakoze kuko ubyumvise kandi kuko urakwiyubahisha tuzenze Imana mu izina rya Yesu amen. Niba hari abarwayi bizeye ko Imana yabakiza nibahaguruke dusenga Imana. Abarwayi bizeye ko Imana yabakiza Mana isumba byose turagushimiye tugushimiye ko ntawe uhwanye nawe. Haleluya Mana hejuru y'imbaraga zose hari imbaraga zawe nta muntu n'umwe wagutegereza ngo azakorwa n'isoni. Haleluya nta wakwiringira ngo amware abagaragu bawe n'abasha bawe bazindutse mu nzu yawe kandi baje kumva ijambo ryawe bamaze kwihanira imbere yawe baraguhindukiriye ariko bafite n'ikibazo mu mibiri yawe turabasengeye ngo uberekezeho amaso yawe Mana buri wese uko arwaye umugirire neza umwiyereke nk'uko agutegereje. Uburwayi buturuka kuri Satani turabuhagaritse mu izina rya Yesu duhagaritse imyuka mibi y'uburyo bwose turagusabye Mana ngo iri teraniro ryiteho cyane kandi abarwaye uburwayi busanzwe mu birenge ubakize kuko ushobora byose uburwayi bwo mu maguru ubukize Mana kuko ufite imbaraga uburwayi bwo mu mavi ubushyire ku iherezo Mana hari n'uburwayi bwo mu nda bamwe barifushe birananirana hari abategereje umunsi wo gupfa ariko imbere yawe ntabwo ari aho kugwa. Haleluya imbere yawe Mana turahakirira imbere yawe turabonera umunezero. Haleluya imbere yawe turabonera imbaraga imbere yawe turabonera ukuboko kwawe Mana twarakubonye mu bihe bikomeye niyo mpamvu na n'iza tukiguhanze amaso kugira ngo uburwayi bwananiranye bwo mu nda bukize yaba uburwayi bw'igifu ufite imbaraga zawe ukiza Mana yaba uburwayi bw'impyiko Mana waba ukiza abantu bawe bakaba bazima yaba ubundi burwayi busanzwe Mana ntiwabura uko ubigenza ngo bakire kuko ushobora byose. Uburwayi bw'umugongo Mana ntabwo wabura uko ubigenza ngo bakire ufite ubushobozi bwo gukandakanda imigongo y'aba bantu bafite ikibazo cy'imigongo ukabagirira neza ukabereka imbaraga zawe ukabahumuriza ubwoko bw'abagaragu bawe n'abaje bakazagaruka mu nzu yawe bafite amashimwe ku mitima yabo bakazaza bafite umunezero bakazaza bakomeshwa n'imirimo yawe Mana bagirire neza. Uburwayi bw'imitima Mwami imivuduko y'amaraso ntabwo wabura uko ubigenza ngo wiyereke abagutegereje muri ubwo buryo. Uburwayi bw'imitwe Mana wakora imirimo abantu bawe bakaba bazima turagutakambiye ngo iteraniro rigaragaremo cyane. Haleluya nk'uko wamanukiraga mu kidendezi Petero
betesida, abari kumanukira muri iri teraniro, abantu babona umunezero, babona umugisha, bagubwe neza. Natwe tuguhanze amaso, turagutegereje, turagushimiye ko byumvise Mana, kandi kubikorera kwiyubahisha. Natwe tubisabye Imana mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Mana, bahugisha.